ntafitiye imibare ariko baracyahari kubera ko na mbere mu gihe cya booking hari abavugaga bati murenzeho iminsi nk'itatu kumbukingira cyangwa murenzeho ingahe. Hari abahita baza bagahita bavuga bati sinagenda ntagiye mu ngagi. Urabona ko ingagi ni nayo yari official mascot ya event ku buryo nutabitekereje cyane yagomba kubitekerezaho. Hari abandi bashaka gutembera hirya no hino ariko by'umwihariko ntago twanabura kuvuga ko bishoboka ko hari n'abahinduye flight. Yarazi yuko nibirangira ahita yisubirirayo cyane ko abenshi bahawe interview bari baje bwa mbere. Hari abumvaga ngo baje gukina gusa, baje mu gihugu batazi ibyo ari byo, ariko kumva aravuze ati nahuye n'abana baraseka ati burya abantu ni beza, you know, ukumva ibintu byamutangaje bitandukanye n'ibyo yaje atekereza mu mutwe. Ukumva biratandukanye, ukumva arashaka kuhagumaho gake mu gihe yarazi ko aje nyine mu isiganwa ubundi agahita yigendera. Ese mu bakinnyi haba hari uwahembwe kuzajya gusura ingagi? Nakabazo k'amatsiko. Ntago babitubwiye, ntago babitubwiye, sinyeka ko birimo, niba binarimo ntago babivuze. Gusa bari abakinnyi bya biri muri packaging itari ya UCI. Yego. Ibyo bya UCI byo birazwi. Gusa ubona ko nyine nabo abasa naho bataragira aho bagera nyine barasigaye. Nubundi abatsinda niba abantu usanga bari ku rwego rwo kwijyana. Hanyuma rero akantu kuko nta mwirabura wagiye kuri iriya podium ko buriya byifashe bite? Urambonera birimo birasaba iki? Mu by'ukuri bisaba ingufu nyinshi zirimo hari training, amahugurwa, ariko hari n'ibikoresho. Twajyaga tureba amagare barimo gukoresha cyane muri cya gihe cya individual time trial, n'ubwoko bw'ingofero bari bambaye. Ugahita ubibona ko hari abantu bari bambaye ibigofero bisa naho bisongoye imbere n'inyuma, ariko wajya kugera nyine kuri abo banyafurika ugasanga ingofero zabo rwose ni twatundi dusanzwe. Biriya ngofero kubera ko muri individual time trial baba bihuta cyane kuri speed ikomeye, bifasha ngo mu muyaga bigatuma nyine ikawutobora bakinjira agakomeza. Wa wundi ufite isanzwe nyine akumva umuyaga umeze nkaho ushaka kumutwara kuko ntago ufite cana uri gucamo. Urumva rero ibyo ngibyo byose ni ibintu tugikeneye, kuko n'ubundi uzareba abanyafurika benshi bari mu isiganwa, abenshi nuko baba barakunze bakunda kwinyongera cyangwa se bari no mu buzima bubatuma banyonga. Urabizi ko no muri turu Rwanda abanyonzi bacu ba mbere baturutse n'ubundi mu banyonzi babikora basanzwe, ugasanga ntago ari uko yabaye trend. Kandi buriya kunyonga nubwo twebwe tuba tubirebera inyuma tukabona ni igare gusa bari kunyonga, ariko bigira amategeko menshi, noneho n'uburyo bagomba kwitwara kugira ngo nyine atsinde. Niba utari busiga abandi kare nkariya Pogakari yakoze, ugakomeza kugendana nabo kugira ngo bagutize imbaraga. Hari aho bakubwira ngo niba umwaka uri imbere atari uwawe nko muri individual time trial ntugenda mu ipine rye. Ugenze mu ipine rye nyine ngo abari kugukurura buriya abagutiza imbaraga. Harimo ibintu byinshi, noneho niba umanuka, niba uterera, hari ibintu byinshi bakubwira ku buryo wowe iyo wabyigishije ayo mategeko yose ntayubuzi, kubera kutayamenya rero byanze bikunze wa wundi wakuza byiga byitoza. Muri raps za mbere hari ahantu umunyarwanda yatangiye kubanikira, ariko wareba ibirometero 220 bisigaye ukavuga se uraba ukihumeka. Abanyarwanda se batiki byibuze nk'abo mwaba mwarabashije kuvugana bari mu isiganwa, nabo barabizi yuko icyambere baranezerewe. Umunezero ukomeye buriya ufasha abakinnyi bacu no muri football, ukavuga uti jya ahantu mu irushanwa rimwe uza guhura na Messi, burya byaba ari ikintu gikomeye cyane. Aba bakinnyi twari dufite nabo ku rwego rw'isi, kugira ngo babe bari kumwe mu isiganwa rimwe ni ibintu bikomeye. Kandi iyo ritaza kubera hano mu gihugu bari bafite n'ubundi amahirwe make yuko barijyamo. Urumva rero ayo mahirwe ya mbere yo kuba baragiye muri iri siganwa, iyo urigiyemo ugira niyo training uhabwa, ugira nayo mabwiriza ugenda umenya, ukamenya tuburya bimeze gutya, kuko nyine barabakocinga uko bimeze kose. Hari ibintu byinshi cyane wunguka. So gutsinda rero burya ntago ari cyo nyamukuru. Hari amashusho twabonaga y'amadrone agaragaza ibice by'umujyi bitandukanye, ngira ngo namwe ahari mu office hari ikintu, hari amafoto cyangwa amashusho mugomba kuyakoraho byanze bikunze. Ariko mwihuse, niki kintu mwabonye mukwiye gukoraho ku mujyi cyangwa mukwiye kongeramo imbaraga mu bijyanye n'ukuntu umujyi uteye mukurikije ari amashusho?
ikintu cya mbere gikomeye cyane ni bya bindi tuvuga ngo nibyo koko ngo iyo umuco nyarwanda iyo dufite ubukwe turasukura, ariko ikintu cya mbere gikomeye cyane twifuza nuko tugumana iriya suku kuko twarasukuye pe, ntabwo ari uko tutari dusanzwe dukora isuku, ariko nyine kuko twari dufite event twarasukuye birenzeho. Ibyo biravuga ngo duhise tuhafatira tukagumana iriya suku iri ku rwego rwo hejuru, byadufasha n'igihe haza iyindi event isuku ntituyishyiremo ingufu zirenze izo twakabaye dushyiramo. Icyo rero kijyanye n'isuku ni ikintu twifuza kugumana, tunabwira abantu bose tubabwira ngo aho utuye, aho mu isibo iwanyu muri quartier, nyabuneka iyi suku yose yayisize mufite nimukore ku buryo muyigumana ntisubire inyuma. Hanyuma ikindi gikomeye cyane buriya no gukomeza gutera ibiti. Nubwo bwose twabonaga drone yaberetse ko hari ahantu hagikeneye ibiti. Yego. No kuvuga ngo ni green, abantu barabibonye baranezerwa ngo igihugu ni green, ariko hari aho byageraga ukagira chance ukavuga uti nibura biracyari bito ariko birahari biri gukura. Byagera ahandi ugahita uvuga uti ibingibi birimo ari bikeya, hari hakwiye kwiyongeramo ibindi, nyine kakaba kantu kagashyamba keza. Mu by'ukuri dusigiye umukoro wo gukomeza gutera ibiti. Icyambere twabonye ukuntu ibiti bituma umujyi usa neza, noneho bisobanura ngo tugomba kubyongera nyine bikaba byinshi, noneho ubutaha bakazaza bagasanga turi umujyi uri mu ishyamba. Niyo ntumbero, nicyo cyerekezo. Okay. Hanyuma akandi kantu kanyuma nuko wenda katagaragarira mu mashusho, kadahita kagaragarira ijisho, ariko ni akantu kajyanye no gukomeza gushyira imbaraga mu gusukura umwuka duhumeka. Ngira ngo murabizi ko hari kampanye twatangiye yo gusukura umwuka no gupimisha ibinyabiziga, ariko na Pogakara kigera i Kigali yahise avuga ati iki gihugu ni cyiza cyane, ndatunguwe, ndabona bwo kirusha ubwiza aho nturutse, atari kakantu k'umwuka ndikumva amakanu. Kandi nguriya yahise agahumeka, ariko naje kuganira n'umuntu wo mu gihugu cye, nsanga igihugu cyabo gishobora kuba kikiri clean cyane. Kiri ahantu mu majyaruguru kure, bagifite ishyamba ryinshi, bagifite amazi y'umwimerere, bafite ibintu byinshi. Urumva we yahise agahumeka. Ahita nyibutsa hari igihugu kimwe nigeze kujyamo cy'uburengerazuba bwa Afurika, nanjye ngisohoka mu ndege mpita numva nkubiswe n'ikintu. Burya iyo utamenyereye ahantu ni wowe buryo ubyumva. Kabisa. Ubwo nyine bidusigiye umukoro w'uko izo ngufu twari dutangiye gushyiramo mu gukosora umwuka duhumeka, tugomba kuzishyiramo twese aho tuva tukagera, tukamenya ngo ibyo turi gusabwa, byaba kudata amacupa aho tubonye kuko yangiza ikirere, byaba ibyo byo gutera ibiti byinshi, byaba ibyo byo gupimisha imyuka ibinyabiziga byacu, ni ibintu tugomba gushyiramo ingufu kugira ngo umwuka duhumeka urusheho kuba mwiza. Hanyuma abanyamujyi rero nyine basanzwe bakora siporo rusange, yewe no muri iyi minsi hari aho byabasabaga nyine kugenda n'amaguru kugira ngo ibinyabiziga bataza kubura nk'ahantu baba babiparika. Iki kintu cyo ntacyo abashyitsi bakivuzeho, na cyane ko nacyo gishobora kuba cyafasha. Yewe no muri iyi minsi wasangaga amamodoka yabaye make mu muhanda, igare ryo hari cyane. Ibyo nta kintu byadufashijeho, ubwo hari ibinyabiziga byagabanutse, ntacyo byadufashije kugukirininga. Ariko nanone ese umusaruro wa Car Free Day uwo mubona mute kugeza uyu munsi? Car Free Day imaze gutanga umusaruro nk'uko wari ubivuze. Biranatangaje ukuntu KCC hari abantu benshi, kandi burya kugira ngo hagere waparikaga kure pe. Ariko wabonye ko abantu bageraho bakabimenyera, bakamenya ngo turaparika kure, turaza twambaye inkweto zo hasi, hanyuma tugende tugereyo. Ni kimwe mu masaruro wa Car Free Day mu by'ukuri. Tukaba tunifuza ko babikomeza. Abanyamahanga bo basa naho babimenyereye, bo it's okay, it's fine, barabimenyereye nyine, byabaye ubuzima bwa buri munsi. Kandi bo niyo bagiye muri izi event zikomeye baba babizi ko hari ibihugu bagera ugasanga barasiragorinze kurusha hano mu Rwanda. Ariko rwose abanyarwanda babyitwayemo neza cyane, urabona ko batangiye kumenyera iyo spirit ya siporo, ahubwo ni ukuvuga ngo courage. Ubwo Car Free Day itaha nyine tuzababone muri benshi. Siporo n'ubuzima. Hari n'ukuntu basigaye bakunda no kwikora ahantu hose no mu muhanda, bamaze kuba benshi. Mu by'ukuri natwe rwose umuco wa siporo urimo uragenda uzamuka. Ndareba ifoto hano y'umuntu w'umwera, ni na benshi, ariko aciye umugara yumvise umurishyo agwa no mu nka pe. Niwe barabibwiwe nande numbaze. Anyways, Emma urakoze cyane, turagushimye. Namwe murakoze cyane. Umunsi mwiza. Yego naho.